dusohokane ariko ubu ngubu nari ngiye kwihagarika wa mwana. nta kibazo ndagukunda. Ushaka ube wicariye nta kibazo. ntari wowe wanguka ndamukunda, undi wese nzi izina rye kandi nawe ari mu rukundo, bose nzamenya amahitamo azaba yayo. Basi reka nzamenye uriye izina rye, banze ndebe nawe aho ashingiye, mbone n'uko ameze ko atari amarangamutima. nimbona afite ukuri niko nzamenya amahitamo. Ndindira uriya aze mubwire basi tugende, ibindi tuzabivugana ubutaha kuko ndabona ahangaha njye binshatse, ntabwo nzi icyo nakora. Reka mutegereze aze mubwire dutandukane, agende nanjye nsigare, ibindi ni kuri telefone. Nagutinze gusa hari akazi kenshi kantegereje, hari ibyo ngiye gukora, ndumva naba ngiye, ibindi tukabivana kuri telefone. Nta kibazo, ubwo wataha nta kibazo. Ya nimero yawe se iriho? Iyo mfite nta kibazo wampamagara cyangwa nanjye nkaguhamagara tukavugana tukabirangiza. Yego nta kibazo, ndagukunda. Makuru nita ngo icyo ahubwo wari uri kumbwira. Reka mbe ngo reka ngiye gusa ntabwo nakubeshye, witwa Mutesi Mana. uyu Mutesi uriya si we Yunusi yambwira, ariko nta kibazo ko mbonye ahindutse se vuba vuba. Njye nari nabonye yishimiye ibintu namuzanyemo, none ahise ahinduka ako kanya. Kanze ndaje nawe nanjye njye kureba umushuti wanjye, ubwo araza kunsobanurira neza byatyo mbashe